So there's a bill being passed by the Iranian parliament. Hari umushinga w'itegeko uri gutorwa n'inteko ishinga amategeko ya Iran nk'uko byatangajwe na Fars News, kandi uyu mushinga w'itegeko utandukanye n'ibiganiro biri hagati ya Oman na Iran. Nk'uko umushinga ubiteganya urimo ingingo zikurikira: icya mbere, amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya Israeli ndetse n'ay'ibindi bihugu bifatwa nk'abanzi azabuzwa kunyura mu muhora wa Hormuzi. Ni ukuvuga ko umushinga uvuga ko Amerika, Israeli n'ibindi bihugu bifatwa nk'abanzi bitazemererwa kunyura muri uwo muhora. Kandi kugira ngo mbisobanure neza, sinavuga ko ibi ari ibisabwa bidafite ishingiro. Ndababwira gusa impungenge mfite. Nuko twese tubizi, Iran niyo yagabweho intambara, bityo rero birumvikana ko ifite impamvu zo gusaba byinshi. Ariko impungenge mfite nuko ibi bishobora kudusubiza mu yindi ntambara. Niyo mpungenge yanjye. Bityo rero ingingo ya mbere nuko Amerika, Israeli n'ibindi bihugu bifatwa nk'abanzi bitazemererwa kunyuramo. Iran iri gukoresha umuhora wa Hormuz nk'intwaro ya politiki n'igisirikare. Aho niho mpangayikiye. Icya kabiri, ibicuruzwa cyangwa imitwaro yose ifitanye isano na Israeli, yaba iya gisirikare cyangwa ya gisivile, ntizemererwa kunyura muri Hormuz. Icya gatatu, amato cyangwa imitwaro yose yagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya umutwe wiswe Axis of Resistance nayo izabuzwa kunyura muri Hormuz. Ni ukuvuga ko amato yose yagize uruhare mu bikorwa byafashwe nk'ibitero kuri uwo mutwe atazongera kwemererwa kunyura muri uwo muhora. Iyo ni ingingo ya gatatu. Iya kane, ibihugu cyangwa abantu ku giti cyabo bateje Iran ibyangiritse ntibazemererwa kunyura muri Hormuz kugeza bishyuye indishyi. Ni ukuvuga ko ibihugu byagize uruhare mu kwangiriza Iran bizabanza kwishyura indishyi mbere yo kongera kwemererwa gukoresha umuhora. Sinzi niba ibyo bizanareba ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu ko byangiritse bitaziguye, ariko njye mbona cyane cyane bavuga Amerika na Israeli, gusa bashobora kubigira bireba n'ibindi bihugu byinshi. Hari kandi ihazabu zikomeye ziteganyijwe ku bazica amabwiriza, harimo n'ihazabu ishobora kugera kuri 20% by'agaciro k'umutwaro. Mu buryo bworoshye ushobora kuvuga ko ibyo Iran isaba bifite ishingiro urebye ibyo yanyuzemo. Ntabwo mbihakana, ariko twavuye ku kiganiro cy'uko Iran ishobora kwishyuza amafaranga yo kunyura muri Hormuz. Ashobora gusa nayo yishyurwa muhora wa Maraka cyangwa muri Turukiya. None ubu tugeze ku mibare ishobora kubiruta iyo inshuro 200 kugeza kuri 500. Hagara gato, ibyo maze kuvuga sibyo. Nta na rimwe Iran yigeze ivuga ko amafaranga yayo azashingira kuyishyuzwa muri Maraka cyangwa Turukiya. Oya, ibyo ntiyigeze bivuga. Wenda minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaba yarigeze kubivuga, ariko nta tangazo rya leta ryigeze ribivuga. Oya, Iran ntiyigeze bivuga. Icyo Iran yavuze nuko izajya yishyuza amafaranga yo kunyura muri Hormuz kugira ngo yishyure ibyangiritse yatewe n'intambara. Ibyo nibyo yatangaje, kandi urebye amafaranga bari kuvuga njye mbona bihuye n'iyo mpamvu. Mbere impaka zari zishingiye ukumenya niba Iran izishyuza amafaranga nuko ayo mafaranga azagereranywa n'ayo muri Maraka n'ahandi, ariko ibyo byose byari ibiganiro gusa. Ninde biganiragaho? Simbizi, ariko ibyo nibyo twaganiragaho. Njye ubwanjye naganiriye na Professor Izadi tugereranya umuhora wa Maraka no Hormuz. Ntabwo ari umuyobozi wa leta, ariko ndashaka kuvuga ko ibyo ari byo byaganirwagaho. None ubu twavuye kuri ibyo tugeze aho Iran isaba amafaranga ari hagati y'inshuro 200 na 500 zayo twatekerezaga mbere. Kandi hejuru y'ibyo Iran yashyizeho amategeko menshi agena abazemererwa kunyura muri Hormuz n'abatazemererwa. Sinshatse kuvuga ko ibyo bidafite ishingiro. Ntabwo ndi hano ngo mvuge icyiza cyangwa ikibi. Ntabwo ndi mu mwanya wo kubikora, kandi nanone Iran yagabweho intambara ikomeye cyane. Urugero rumwe gusa ni ishuri rya Minab, aho abantu benshi bahasize ubuzima, kandi ibyo byiyongera ku bihano Iran imaze imyaka myinshi ishyirirwaho. Bityo rero Iran iri kuvuga ibi ivuye ku kuba ariyo yagabweho intambara itatangije kandi yacyageje kwirinda.
ibyo ndabyumva, ariko impungenge mfite ni uko ibi ari impinduka zikomeye cyane ku buryo nabona uko Amerika yabyemera. niba Amerika itabyemeye na Iran ikanga kugira icyo ihindura kugisaba, impungenge mfite ni uko twasubiye mu ntambara. Reka tuvuge ko Amerika ivuze iti twemeye ko amafaranga aba 3%, nayo ubwayo ni imibare iruta cyane iy'ahandi ku isi, ariko Iran ikavuga iti 6%, ntacyo bitwaye. uko kutumvikana hagati ya 3% na 6% bishobora kudusubiza mu ntambara. nicyo kintu mpangayikishijwe nacyo. undi aramubaza ati ese Amerika izabikoraho iki? barimo kubura intwaro, nta ntwaro bafite zo gukomeza iyi ntambara. uko niko kuri, niyo mpamvu bari gusubira inyuma, niyo mpamvu bo bari kugabanya ibikorwa. mu by'ukuri ubu namenye ko CENTCOM yamaze gusesa itsinda ryayo ryihariye ryakoraga amasaha 24 kuri 24 rikurikirana ibibazo byihutirwa bya gisirikare. iryo tsinda ryakuweho ntikiri gukora. ibyo bivuze ko nibura mu gihe cya vuba nta bindi bikorwa bya gisirikare biteganyijwe. kubera iki? kubera ko babuze misile za Tomahawk, babuze JASM, ububiko bwazo bwageze ku rwego rukomeye cyane. nibakomeza kuzikoresha muri Iran, Amerika ishobora kubura izo ntwaro burundu, kandi ntibashobora kuzongera kuzikora vuba kuko bakeneye amabuye y'agaciro adasanzwe ava mu Bushinwa kugira ngo bongere bazikore. kandi Ubushinwa buravuga buti ntimuzayabona na busa, ntabwo tuzabaha ayo mabuye y'agaciro adasanzwe. njye mbona mu bantu bamaze igihe bavuga wenda mu buryo bw'ubupfapfa ko intambara irangiye, kuko nari nzi ko ibibazo byari bihari kuva mu ntangiriro. birumvikana ko bashobora gukomeza intambara mu buryo bwa gisirikare, baracyabishobora, ariko nibakomeza intambara, icya mbere ni uko batagifite misile zihamya intego neza zibafasha kugaba ibitero bihamye nk'uko byari bisanzwe na mbere. icya kabiri ni uko nibakomeza kuzikoresha bazazibura burundu. bamaze kugabanya cyane ububiko bw'intwaro zabo. amakuru avuga ko Donald Trump yarakajwe cyane na Hexet ubwo yamenyaga ko ububiko bw'izo ntwaro bwari bwarashize cyane. bashobora gukomeza intambara. reka gato, bavuga ko Trump yarakariye Hexet, ariko iri si ikosa rya Hexet, sindi kuvuga ko ari ryo. yego, ariko bashaka kuvuga nti ntukomeze gusubiramo ko Hexet ari we nyirabayazana cyangwa ko Trump abimushinja. mu by'ukuri si ikosa rya Hexet. iki ni ikibazo gishingiye ku buryo ingamba za gisirikare za leta zunze ubumwe za Amerika zashyizweho, mu buryo zateguwe, ni uburyo zatewe inkunga, kandi nta rwego rwigeze rwagacira ikibazo cy'imiyoboro itanga ibikoresho n'ibikoresho fatizo. iki kibazo cyatangiye na mbere y'uko Trump aba perezida, ariko nta muntu wigeze yicara ngo agikemure. mu by'ukuri abantu bageragezaga kukigaragaza nk'ikibazo gikomeye, bahitaga bahakanwa cyangwa bagacecekeshwa. dore urugero, ibyo ubwanjye nabivuze amezi anashize, bamwe mu bantu bose barimo kubifata nk'aho ari amakuru mashya. oya, si amakuru mashya, byari bisanzwe bizwi. icyo umuntu yari gukora gusa ni ugusoma ibintu by'ibanze kugira ngo yumve neza ibiri kuba. ahubwo Amerika yarenzwe n'ubwibone bwayo. icyo nashaka kuvuga rero igihe navuga ko niba amasezerano atagezweho, wampurije uti Amerika yakora iki? igisubizo cyanjye ni uko Amerika ishobora gukomeza ikinjira mu ntambara. ese ni igitekerezo kibi? yego, ni igitekerezo gishobora kwishyira mu kaga gakomeye, kuko icyo gihe ingabo za Amerika zarushaho gucika intege kurusha uko zimeze ubu, kandi ubu nabwo zimaze gucika intege cyane. n'ibyo bafite ubundi bwoko bw'intwaro, ariko niba barananiwe kugera ku ntego zabo bakoresheje misile zisobanutse neza, Tomahawk n'izindi ntwaro bari basanzwe bakoresha, ntibazabigeraho bakoresha ibisasu bisanzwe cyangwa misile zifite intera ngufi, kandi bazahura n'igihombo gikomeye kurushaho mu basirikare babo. ntabwo rero ndi kuvuga ko intambara ari igitekerezo cyiza, ndavuga gusa ko hari abantu mvugana nabo bambwira bati nariyo intambara ntirarangira. njye nkajya impaka nabo ababwira nti intambara yararangiye, maze amezi menshi mbivuga, nabo bakansubiza bati nabyo ntirarangira. ndababwira nti ariko misile zabo zirimo gushira, nabo bakavuga bati yego ibyo ni bibi cyane, ariko baracyafite izindi ntwaro bashobora gukoresha nibabishaka. oya, mumbwire se izo ntwaro zindi ni izihe? bati ni bunker busters, ibisasu bisanzwe na misile z'intera ngufi. hari nyinshi.
oya ntabwo ari nyinshi. Reba ibyo urimo kuvuga urabihimbye. Izo bank busters ntibazazikoresha banyuze indege zabo hejuru ya Iran kuko indege zabo ziraswa zigahanurwa. Kandi niba bank busters arizo zari igisubizo nk'uko mubivuga, muzitereye ahantu hatuwe n'abasivile mwateza impfu nyinshi z'abasivile, naho muzitereye ahantu nka Pickaxe Mountain, icyo mwakora gusa ni uguturitsa ubutaka bwo hejuru kuko inyubako n'ibikoresho biri munsi y'ubwo butaka byubatswe mu buryo bwihariye kugira ngo bihangane kandi birinde ibisasu bya bank busters.